wa mwana we magijya we urade kurengende we igitaramo ratarutsa kuwengera urahemuza muzehe rwose muzehe ejo bundi sibwo babikubije koko ntabwo ari ejo bundi bakubujije ibintu by'inzoga koko muzehe wakitonda reba nk'uburyo uri kumwandagira hagarara aho ngaho wa mwana we amafaranga niyo aba yarabuze ntabwo haba harabuze oya rwose kandi umuhungu wanjye Jean Paul ejo bundi yasiye Jean Paul ibiki rero utazavuga nabi agatira abantu none ejo umukunda kure ubundi se nakubwiye ngo ufate ndakurekura nakubwiye se ngo ufate udutanga ahantu ni kwande kuko wahise tugataha koko ukajya kurya buretse urabona tutageze mu rugo buretse ariko ubundi ahantu ni kwande urabona se tutageze mu rugo kose iwanjye nta bipangu bihaba nta bipangu bihaba bakwambuye kandi akurekura hariya hanze yambaye nka data ntago aha hantu nahinjira ntabwo ari iwanjye ntabwo nahinjira wa mwana we ntabwo ari iwanjye wahise kumvuna ntabwo ari iwanjye aha hantu ntabwo nahinjira ya byana byawe nabyo umuhungu wanjye Jean Paul ndamukunda umwana nareze akaruta abana b'abandi shaho abana nabyaye ari umwana w'abandi ntabwo nakinjira aha ntabwo ari iwanjye kandi amubwira atazongera kuguha amafaranga ndabimubwira uramubwira iki se gusiga unywa inzoga kandi barazikubujije ntabwo basimbujije kwa muganga se ejo bundi bazikubujije ntabwo nabuze amafaranga mwana we aya rwose muzehe ntabwo nabuze amafaranga bose barabirya urufunguzo rurihe kwa fu muzehe urufunguzo dufungura ujya kurya ushaka urufunguzo se ko nta ruri mu mufuka medase yarapfuye yagiye arujyanye wasanga watabifunguza warara hehe kandi mbwira ko yagiye arujyanye yagiye arujyanye icaye nshaka urufunguzo ibintu ntabwo bibaho ugiye guhamagara Jean Paul ugiye guhamagara Jean Paul ndimubwira Jean Paul ni umuhungu wanjye zana urufunguzo ruri hehe Venase yagiye arujyanye kera yararujyanye uzinzira Jean Paul ni umuhungu amafaranga yose yarwaye wifata ujya kuyanywa ndamushimira yanguriye radiyo aguriye agacupa mwana nagaherukaga kera amafaranga yarashizeho narishyuriye ba Sano nishyuriye ba Jean Paul yagiye akiri umwana amaze kuba ingimbi sha nkawe ugeze aho ngaho nawe ntuzagore so cyane aho dore halo mwiriwe Jean Paul oya nakwirirwa nako aho bigeze icingaro mwatsi igihe zirananiye rwose aho bigeze muzehe arandenze gute se muyobewe mukimuhereza ya mafaranga yose yahise ayatwara mu kabari n'ubu ngubu mvuye kumucyura kandi kwa muganga barabimubujije yasinze ariko si umusaza yangiritse gute koko ngo ntabubasha ntabubasha kundi kugenda ase umuzehe ibi ntabwo dukora ni ibiki amafaranga twamuhaye kugira ngo yiteze imbere agiye utangiye kujyana mu kabari aho bigeze rwose muze mufashe ndabona buri munsi ntajya ajya ararayo igihe cyose niyarara atagiye mu kabari oya ndananiwe aho bigeze muze rwose icingaro mwatsi igihe birandenze ejo oya muzaze yose yarayamaze
ejo muzaze murebe uko bimeze aho bigeze ntaho nzongera kumwitonda inaniriwe kandi ndabona madamu aje turaje tugahamagare nyine ukuntu bigenda Ese kwamba ko manka byageze muze abaye cyapfuye tugahamagara mu kanya buretse gatoya Musa abaye ko numva uvuga muze cyane byagenze umusheri ubwo nanjye ndumiwe byagenze bite umuze ngo yasinze ngo umva ngo nta kuva ku butaka yasinze nose muze ko meruka cyangwa inzoga muze yanywe inzoga byagenze bite ngewe bamuhungu twasanze bita Blaise ndamwibuka wa mwana arampamagaye aravuga ati rero Jean Paul ibintu byanyobeye mwibuka ko mwadusuye ukambya ngo ngende gufata ibintu kuduka none muzehe atangiye kugira ngo wenda abiteke abeho neza ahubwo yabigurishije ngajya mu kabari ngo bama ya ibya bintu twamugure byose nibyo yagurishije ajya kunywera nibyo ari kunywera mana yanjye wigimbwa ni washyira mu ndege menza yamuka haje ubusara utenera ko ibyo twamuhaye yabigurishije no ntarabaho ahubwo nifite igitekerezo rero madamu cyo kuvuga ati nge numbwa ngo duse kumugurira ibindi nta mafaranga mfite ko ganda tagaguzwe kujya guheza saza ngo bajye kunywa basinde babibyomba tuza ariko sibyo reka dupanga ukuntu twafata twashaka umwanya tuzajye nanone kureba rigora musazano wacu kandi wibuke ko yarandeze sibyo wirambirwa n'umuntu n'uwacu se ko numva ibintu byose ari stress hari umukobwa ni stress hari n'uwo musagiye kumbera stress ubundi ibyo byose munamye ari ibiki sheri rero muri iki gihe turimo bisaba gutuza utiremeza ibintu mu bwonko gusa nyine ngiye n'ibintu gusabye reka tubyumvikaneho tugende turebe uko bimeze tunamwishaze tumuhane tuvuga ati kunywa inzoga si byiza urareba iriya myaka afite ntabwo kuvuga ngo arajya mu kabari oya nibyo kwicara hamwe akarya akanywa sibyo none ubwo nye twamwe byo kunywa inzoga singiye kandi ngende nigire mu ndenda rushe mvuye ahubwo umva ukuntu bimeze nyine gahunda ndabiza kuza urugendo gerageza uburyo nyine uruhukamo nyine ukuntu ariko umunsi w'ejo ndagira ngo tuzajye kureba muzehe tumuganirize nyine maze sheri ejo nkasangahe sheri ndumva ko ibi bintu birababaje rero reka dupange mu gitondo nibwo tuzajya mu cyaro ejo ndigana rifite akazi ubwo ejo mwitoye kujyana mu cyaro koko akazi ntabwo karuta inshuti n'umuvandimwe uriya ni papa uriya ni sobukwe ndumve neza umusaza yarafashe arandera ndakura turabana ejo mu gitondo rero turadukira mu cyaro tugira ute nubwo dutera stress nawe rwose byose n'ubwo dutera stress ojya tuza amata tuza guhagera witegure mu gitondo ni gahunda kumva naniye kamanze ryame mbere ko ibintu ntabwo byoroshye kundi uriya musaza yakwifata amafaranga tumuhaye akayasindira ibi ni ibibazo gusa mu gitondo Komana yanjye aho kugira nzapfe nishwe na sida aho nyuze hose buri umwe aciraho anyama ngiye gukora icyaha cyo kwiyahura amana nzakimbabarira umva ntabwo byakunda pe twaho ndwaye sida n'uyu mwana akavukira mu gahinda ngiye kwiyahura pe ariko mana nkweretse sano zamubabarira ubuzima biragoye sano kuko niyahure ku bwawe mu rugo batinze kujya mu cyaro ngo basange ntabishoje ariko ndasiga nanditse urwandiko ndabizi nawe bizakugaruka sano kuko niyahure ku bwawe kanya koza na jendange nsiga nanditse urwandiko ariko se madamu kumva niyatinzeyo kwitegura ni muti ngahe ko niteguye mu muti ngahe naje ahubwo ndebera ngo tunakuzanye umva tugende ndabona hakeye ariko shenge ndumva nameze neza pe ndumva uyu munsi rwose ubyutse nameze neza sinzi ikibazo mfite babaye iki ndumva nameze neza tugende rwose ariko ndumva natekanye ariko tugende ihangane uko bimeze umunani z'ukwa gatandatu 2026
ndandika urwandiko ngira nti sinamura ubuzima nafite Sano yanteye inda antera na sida sinabona mufite kandi ngo nihanganire ibigeragezo byo kubera kumva nabi nanze kumvira ababyeyi ndabasuzugura ntabwo nshaka kugira ngo mbavune kubera ingaruka z'icyaha cyanjye Sano mama na papa nimubona nakiri kuri iyi si muzamenye yuko ari kubera Sano sinshaka kubaho mbona mbabaza ababyeyi baramanye nanga kumva Sano amajoro wandaje none uranyihakanye ngiye kwiyahura koko waretse inzoga kari byo na muganga yakubujije koko inzoga si nziza rwose ntushaka kuzireke mwiriwe amaye ni umuhungu wawe yaje muze umeze ute komera cyane katansuhuza se muze umeze ute wanabawe ni Japo muze wiriwe komeza ute kanza n'agatebe mu wicayeho muze ntabwo tuzi wanasinze ase muze ko neza utanywa inzoga kandi bigenze bite zana agatebe sha bicare aganire n'aba bana reba kanakumi haguruka muze haguruka igitera hanga n'umuntu asinze burya ashobora mpaguruke haguruka se wa mwana we oyo ntabwo bose muze komerutse mvuye hanga mu cyaro utubwira ko nta nzoga unywa wagwaye rubaga imane zibuza kunywa inzoga byagenze bite nanyweye muze musi no mutasinze oya ibyo bintu ntabwo bikubereye nanyweye se wasinze muze yabaye iki mwana rero twamushika y'amafaranga yose icupa rya nyuma ngiye igiteye agahinda ya mafaranga yose urayanywereye yose arashize shiri nganyumvira wa muntu washaka muze uri kubizo umugisha tugufashe kugira ngo imyaka igume mu nzu ujye urya witonze utagiye gukora nk'abandi none ngaho uri mu kabari ni ngutyo yibereyeho twadushyimbo two none umwasi urezi gabanya amagambo atana we dore kuri gutuje muze gabanya amagambo kagatoki kanje nako karashya kanje kureba kandanire kamwe wakaranze mu mavuta y'akabezi mwana ariko muze mu buzima tugusanze meje none usiga mu buzima bwa kizungu byo kurya igitoki karanze mu mavuta ariko muze karame mwana mu by'ukuri ibyo ni wowe uri kubivuga ejo tugusanze wumiye hasi nk'isaza turi ku muhanda uraje ngo agato ugiye kuba kizungu utana ubuzima burimo abashaka mubwire rero ngewe uyu musaza na amafaranga azongera kuva mu ntoki ngo ugiye kumuhereza yo kuza kunywera yo kuza ntabwo mwana wanje ushaka ikisi muze unarya cyane sigihwera hwera urarya hose wona ko gitatu bunago byari bitoki 12 uzani ibitoki bitandatu ntabwo wabiriye ntabwo ari inzoga gusa ndabona ikiro muze ngutyo twibereyeho muze uri gusaza nabi ikisi uri gusaza nabi ugiye kurwana n'umwana ibyo kurya wa mwana we rero kamubwira Jean Paul wasanze meze nabi nibyo ariko ngomba kurya neza Bizimana yagiye sinigeze mubona haraza kuva yagenda naraza kumusura Sano nawe yambereye ikigoryi abana banje bose bambere niwe mwana muzima nubwo nakubyaye bwose ariko wambere umwana muzima muze amafaranga twaguhaye wayakoreshejemo ibishoboka ukareba kuyangira naho ubundi se mwabana mwagatoki ko karyoha kuramana muze kugufasha no kudagufasha byose ni kimwe ntabwo twatuzi ko ibintu wabikora njye ntabwo uzajya kumfata amafaranga uje guheza uno musaza tubyumvikane